Aha mubona turi ni mu kigo cy'amashuri abanza cya Imani Parent School, kikaba giherereye mu murenge wa Bumbogo, ahantu hari amafu hari n'akayaga ku buryo buhagije. Aha rero hakaba hamaze gusozwa umwaka w'amashuri 2021-2022. Abarezi, ababyeyi n'abayobozi b'ikigo kabishimiye buri mwaka wagenze neza. Muri rusange nk'umuyobozi yavuze ko ikigo yagishinze muri 2015, ariko kugeza uyu munsi bakaba bamaze kugira umusaruro uhagije ku buryo abana hafi ya bose bagenda barangiza, ko uyu munsi ni icyiciro cya 4 kirangije, bose barangiza ku manota ya leta bari mu cyiciro cya mbere, division ya mbere. Iki kigo kiba gihereye ahantu ku buryo nta bindi biri hafi, ku buryo anagishinga bitewe nuko yabonaga abana benshi bari aho batabona aho bigira. Gusa ikibazo gihari akaba ari ubukene bw'ababyeyi bahari, akavuga ati rwose ababyeyi hari n'abatsinda ntibabashe kujya mu mashuri yisumbuye. Atugero dukeneye ko leta itunganira kugira ngo abana bacu bajye barangiza babasha kwiga nta kibazo bahuye nacyo. Ikindi hari umuhanda uri hano umanuka ugana ku ishuri ryabo, umuhanda bigaragara ko abana babatera impanuka. Akabasaba ubuyobozi bw'umurenge cyangwa se bw'akarere ka Gasabo ko bwo bakorera, kubera ko nk'igihe cy'imvura abana bashobora kuba bagira impanuka bagwa muri rigoro ihari ko ni ndende. Gusa iki kigo kikaba ari ikigo cy'intangarugero muri kano gace ndetse no muri Gasabo muri rusange. Umuyobozi akaba yashoje asaba ko ababyeyi bose bashaka kuharereshereza baza ari benshi, kandi agasaba ko yakora umuhanda, kubera ko hari nk'imodoka ngo zahazaga zizanye abana zitakibasha kuza kubera imbogamizi z'umuhanda. Tugomba kwiga ijambo ry'Imana rikatuyobora, rikatwigisha kubana neza, tukubahana, umugore akubaha umugabo n'umugabo akubaha umugore, tukarera abana neza. Icyo ni ijambo ry'Imana ritubwira. Kandi ntabwo abwira abo ngabo gusa, ahubwo n'abana arababwira. Umurongo wa 20 aravuga ati, bana mwumvire ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari byo umwami ashima. Urumva, iri ni ijambo rigenewe umuryango wose. Base ntimukarakaze abana banyu batazinukwa, ntimukarakaze abana banyu batazinukwa. Izi ni impuguro z'ijambo ry'Imana zishobora kubaka ingo zacu, maze tukagira uburere bwiza bw'abana. Ujye ubona n'abana bananirwa kwiga kubera ibibazo bahuye nabyo mu rugo. Rwose iri jambo ndarisoma kugira ngo ridufashe twese. Umurongo wa 22 ngo, mbata mwumvire bashobuja bo mu mubiri muri byose, ntimukabakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu, mwubaha Imana. Urumva, niba uri hano uri umukozi wo mu rugo, wumve yuko Imana nawe gusaba gukorera shobuja cyangwa nyokobuja, ntukorera Imana uzi ko Imana ikureba, atari kumukorera akureba, yamara gusohoka mu rugo ugatangira gukora ibindi. Yagutuma kureba abana ku ishuri ukabapakingira ibitari byo, nyamara Imana irimo kukureba, ni nayo iguhaye iri jambo n'iryawe wowe w'umukozi wo mu rugo, ngo mutaryarya mu mitima yanyu. Ntabwo waba warareza abana nabi uri umukozi mu rugo ngo Yesu azabigushimira, ngo uzanyure ujya mu ijuru. Wanyura hehe? Yakubaza izo nshingano. Natwe abarimu turi hano twese dukore nk'abakorera Kristo. Umusozi rero nsaba kugira ngo Imana idufashe n'iri jambo ryayo dusomye. Ni ijambo riduhugurira gukangukira imirimo tugomba gukora. Urakoze ko kuri Imana nzima, uri Imana igira neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ahandi tugira inama nziza, tugira ibiganiro byiza, tugira ibirori byiza, maze Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Imana iguhe umugisha. Uko biri kose ijambo ry'Imana ni nayo mpamvu birivuga ko tuzabazwa icyo twumvise, icyo tutamenye ntabwo Imana izakitubaza.
Na sari ya mbere rero baby class mwatambuka mu cyubahiro tubagomba mukatwereka ibyo mwaduteguriye. Murakoze. Nabahaye amashyi ababyeyi n'akaryo kabazinduye. Barimo batambuka rero middle class mwatambuka namwe kugira ngo mucunguze uburyo umwete. Abandi bajya kwicara, abandi mutambuka. Je descends la montagne à pied. Namanutse umusozi n'amaguru, nazamutse umusozi n'amaguru, nazamutse umusozi n'amaguru. You come here, look at my modoka, it is verdade, clean my car.
Je descends de la montagne à pied, à pied. Je descends de la montagne à pied, à pied. Je descends de la mort, je descends de la mort. Je descends de la montagne à pied, à pied. Yes, Je yes. descends de la montagne à pied, à pied. Je descends de la montagne Ngabaha à amashyi pied, menshi cyane à batambuka, pied. muhabaha Je amashyi menshi descends cyane, de la mort, amashyi je menshi descends cyane de la menshi cyane. mort. Ouais. Je tombé ta pied, saïse, saïse. Je tombé ta pied, saïse, les yeux. Hey, ouais. Je tombé ta pied, saïse, saïse. Je tombé ta pied, saïse, les yeux. Hey, ouais. bazaba bari mu wa mbere, abari mu wa mbere bikomeye cyane. Bityo rero batambuka basoza ibintu byabo, hari undi umwe watoranijwe. Teachers, parents, and others, on behalf of the class, we take the honor of welcoming everybody who has come to be with us on a wonderful day of our graduation. We thank Almighty God of gift of life. God bless you.
Ana namuhaye amashyi mwa babyeyi mwe. Thank you very much. Welcome Walimu. bagiye kurushanwa mu kwirukanka bakagera ahantu babwiwe kandi noneho nyine bya bikoresho bahawe bakaza kuza kubijyana bakaba banabigarura. tuvuga ngo turaza kureba umuntu waza kuza gutsinda yagarutse neza nk'uko umeze ngo bivuze nk'ukuntu yagiye nta kintu cyahungabanye. murakoze mukurikira amashyi ariko nabateye amashyi ariko ko muyafite yagataye ariko abana bazi kwigengesera ku buryo niyo wagira ati wenda kakarimo ko mu rugo bakora neza nta kintu cyangiritse muze kumva turaza kureba ngo gutsinda aha bikire mu rero arabizi ntibamukome ngo ntibamukome nyamuneka araje arahageze ngayo nguko rero ngayo nguko bahageze amashyi menshi cyane kwigengesera kiragerayo ntikigerayo kiragerayo cyangwa
ntabwo kigerayo kiragerayo cyangwa ntabwo kigerayo kiragerayo kiragerayo cyangwa kigerayo kiragerayo kiranyera abana ko mbona bazi kwigenza kiragerayo nabahaye amashyi ababyeyi mukomeye kutabo aratitira ariko aragiye ni umukino wubaka kiragerayo tugeze mu musozi hari icyagezeyo kiri hafi urabona hari icyizere se abana turabaha amashyi n'impundu cyangwa turabaha amashyi yonyine nikigerayo tubwira ari amashyi menshi cyane urabona amashyi menshi cyane bitegura bajya mu ishuri You good children. I will make you good children, good children, good children. I will make you good children if you follow me. Mwaramutse neza. Iyi ni class imwe mu zigize umwaka wa kabiri P2A. Presentation yacu cyangwa se icyo twifuje kubereka nka P2A turashaka kubereka ko nyuma y'ubumenyi tuvana mu ishuri tuba dukeneye ubwenge. Hari knowledge ariko hakaba na wisdom. P2A turashaka kwerekana ko tugomba kwiga nibyo tukafata icyo twita knowledge mu ishuri nk'uko moto y'ikigo ivuga tugomba kwiga learn grow tugakura mu bwenge then tugasavinga serve the nation God nation tugakora n'umurimo w'Imana cyangwa se ubwenge buturuka ku Mana. In the name of Jesus there is a power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. At the mountain, Imani is my school. This is the way we go to school. First of all, we wash our face. After that, we comb our hair. Then we rise to eat our food. Finally, we go to school. Thank you very much. Murakoze cyane. Abana bawe nitwe tukuririmba, twese tuzakurwanira ishyaka. Imani yacu itatubwiza, horana Imana gira umugisha. Tugira sagamba muri Bumbogo yose, abana bawe nitwe tukuririmba, twese tuzakurwanira
inyuma gato. Amashyi cyane. Wonderful. Wow. Amashyi cyane kubona wacu. Well done. Wow. Amashyi cyane. Cameraman murahari? Miss Rwanda. Amazina ya mutatu. Barata. Barabizi. Ready, camera. Ramona misa. Mama haya masari. Abasha mashine cyane. Mister. Wow. Missy. Missa isirekeza anushe. Wow. Haya mashiko koko. Wow. Haya tika. Kari. Sasa temo.
Amazina menshi cyane, amazina Savez-vous s'offrir à toi? Il y a trois personnes à Dieu, il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Oh, oh, oh. Il y a un seul Dieu qui les met dans le ciel. Savez-vous s'offrir à quatre? Savez-vous s'offrir à trois? Il y a trois personnes à Dieu, il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Oh, oh, oh. Il y a un seul Dieu qui les met dans le ciel. Savez-vous s'offrir? Savez-vous s'offrir à quatre? Il y a quatre évangélistes, il y a trois personnes à Dieu, il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Oh, oh, oh. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. La pluie que boivent les chats enterrés, c'est qui est la vie. Grâce à la pluie, tout met dans les champs. Oh, pluie, arrose bien la terre, l'abondance de la moisson. L'eau est 100 fois moins nécessaire à notre terre. Dieu nous exauce, il est si bon. Merci beaucoup. Un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a des? Savez-vous ce qu'il y a des? Il y a des testaments, l'ancien, le nouveau. Oh, oh, oh. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a? Savez-vous ce qu'il y a? Il y a trois personnes à Dieu. Il y a des testaments, l'ancien, le nouveau. Oh, mwabahaye amashyi menshi cyane. Mu buryo bwihuse rero ducunguza uburyo umwete mutarengeje umunota umwe. P3 you are most welcome. représentons les classes de 3e année et nous avons appris beaucoup de choses, entre autres les métiers que les enfants ont plutôt adoré.
chacun enfant se projette dans l'avenir. Ils ont une présentation pour vous. Suivez. Napoléon appelle ça soldat, marche on n'aime pas. Après nos écrits, nous serons invités pour assurer la sécurité de notre pays. Merci beaucoup. Napoléon appelle ça Merci beaucoup. Merci Menya. Après nos études, nous serons les journalistes pour transmettre les journaux à la radio. Merci beaucoup. Bravo. Après nos études, nous serons les enseignants. À l'école primaire. Bienvenue Ariman. Enfin, mes chers parents, nous avons le devoir d'aider nos enfants à réaliser leurs rêves. Je vous remercie. Arabashimiye cyane. Tutunguze uburyo umwete nyamuneka. Murakoze cyane muhagarara aho mugeze abanyeshuri. Murakoze cyane. Thank you. My name is Yateje. I am from P4 here at Imani Parent School. P4, always success. P4, always success. We are going to see how God loves us. John chapter 3 verse 16. He said and done, for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Yes, I am from P4. I know you all. You are my parents. I respect you, dear friends. Always I give thanks to God in my ministries. We have faith in God. We have faith at home. We have faith at school. I am together with you all. I love you. Goodbye. Wonderful. Wonderful. Imani oye. Oye, oye. Aho. Aho. Proceed. Thank you. We are going to receive our prayers of today. Yego tukiri mu mukino mukurikire mwige muvuge cyane namwe. Ufite ikihe kibazo? Muhe mikoro. Ufite ikihe kibazo? Ikibazo cy'uko nta mubyeyi mfite, nkaba nta muvandimwe, nkaba nta n'urukundo nigeze. Mwaramutse neza. Mfite ikibazo ko nta babyeyi mfite, nta n'umuvandimwe, ubwo se nzakora. Nta muvandimwe, nta n'urukundo nigeze. Imana abantu barayanga, nanjye ngomba kuba. Yamfasha site nta makubane. Kubera iki? Cyangwa mu rusengero ntabwo bankunda, nanjye ngomba. Oya bose nzabanga. Ntabwo ugomba kubanga. Kubera ko nawe uranyanga. Oya ntabwo abantu bose bakwanga. Kujya ndasaba umusengero
Mama kimwe ababyeyi nzabakunda gute kandi nanjye bataho ahore ngomba kubakunda kuko bose ntabwo bapfa bamwe barankunda ariko abandi baranyanga nanjye ngomba kubana ntabwo ugomba kubana gute nakora iki kugira ngo mbange batanyanga kubera ko Imana iragukunda. God is good. Imana nziza. Ibihe byose. babyeyi nimwe turi kumvira ko mudasubiza All the time. Ibihe byose. John chapter 3 verse 16 says that Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 haravuga ngo For God so loved the world kuko Imana yakunze abari mu isi cyane that he gave his only son yatumye itanga umwana wayo w'ikinege that whoever believes in him kugira ngo umwizera wese atarimbuka should not perish but have eternal life kugira ngo atarimbuka ahubwo ahabwe. That means God loves us and gives us one only son. Do not go in the glory of Satan. But we go in the glory of God. And he gives blessings and preacher to preach us. And give us the preachers to read Israelites. Thank you. Praise the Lord. 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 God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature. Wow. Jesus is my answer. Jesus is my answer. No answer one, no answer one. Jesus is my answer. Now I'm a powerful, now I'm a child. Tomorrow I grow up. But no answer one, no answer one. Jesus is my answer. Wonderful. Nitwa umwari Ate Christella. I welcome you at Imani Parents School. Ndabatira kuri Imani Parents School. Be with us and enjoy. Mubane natwe kandi muryoherwe. On behalf of people, kuruhande rw'abanyeshuri, I thank our director, parents, teachers, and everyone for your presence. Ndashimira umuyobozi w'ikigo cyacu, abarimu ndetse n'ababyeyi kubw'ubwitabire mwagize. Here at Imani Parents School, we thank our teachers for teaching us academically and guiding us to have good morals. Hano kuri Imani Parents School, turashimira abarimu bacu kubwo kutwigisha neza ndetse no kuturinda kugira ngo tugire ikinyabupfura cyiza. They also teach us the word of God, which will help us to grow well spiritually. Batwigisha n'amagambo y'Imana azadufasha gukura neza no gukurira mu mwuka. We also thank our parents for the support given. Dushimira ababyeyi bacu kubw'ubufasha baduhaye, like school fees, uniforms,
nk'amafaranga y'ishuri, imyenda twambara ndetse n'ibiryo. We request them to continue supporting us to have a good future and to grow in a godly way for the better kingdom of God. Turabasaba gukomeza kudufasha kugira dukurire mu bwami bw'Imana. Read Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. Soma Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Wonderful. Burabazi no gutwara ikimoto rwose barabyumva. Konduira moto. Konduira moto. Amazina cyane. Semwa bahaye amazina ababyeyi mwese nguko. Kuba twiri bayatwara rwose nta kibazo. Konduira voiture. Konduira voiture. Voler comme l'avion. Voler comme l'avion. Papa, maman. Voici notre taille. Voici notre taille. Voici notre taille. Voici notre taille. Nous sommes les petits. Nous sommes les petits. Nous deviendrons les grands. Nous deviendrons les grands. Papa, maman. Papa, maman. Papa, maman. Papa, maman. Voici notre taille. Voici notre taille. Nous sommes les petits. Nous sommes les petits. Nous deviendrons les grands. Nous deviendrons les grands. Les enfants d'Imani. Personne ne peut toucher. Kugira ubwoba rwose ntabwo babirukanka humure ndabona hari abantu baribirutse. Les enfants d'Imani. Personne ne peut toucher. Les enfants d'Imani. Personne ne peut toucher. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Attention. 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 Abana rero bakunda igifaransa cyane buriya niyo mpamvu bateguye n'indirimbo iri mu gifaransa mudutize amatwi rwose ubundi mwiyumvire. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a des? Savez-vous ce qu'il y a des? Il y a des testaments, l'Ancien et le Nouveau. Oh, oh, oh. Il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a toi? Savez-vous ce qu'il y a toi? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a des testaments,
il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnages, il y a des testaments, l'Ancien et le Nouveau. Oh, 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 il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a 5? Savez-vous ce qu'il y a 5? Il y a 5 exemples de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnages, il y a des testaments, l'Ancien et le Nouveau. Oh, 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 il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a 6? Savez-vous ce qu'il y a 6? Il y a 6 jours qui travaillent, il y a 5 fêtes de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnages, il y a des testaments, l'Ancien et le Nouveau. Oh, 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 il y a un seul Dieu qui règne dans le ciel. Savez-vous ce qu'il y a 7? Savez-vous ce qu'il y a 7? Il y a 7 sacrements, il y a 6 jours qui travaillent, il y a 5 fêtes de Moïse, il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnages, il y a des testaments. Jerive watambuka rwose ukabereka kuri siporo mikoro babwira abantu. Before I start, my name is Ganzako Jerime. I am in primary 5 here in Imani Parent School. As teacher told you, I'm going to do some sports. Okay, you see. Thank you. Welcome. Thank you for microphone. Yes. Go ahead. Yitegereze murebe rwose uburyo yitakuma muramubona. Muramubona rwose. Agiye kongera buriya ntabwo arabisoza arongeye muramubona. Mwabahaye amashyi mwabana. Agiye kubakubitana kandi kantu buriya utuntu twinshi. Muramubona. Thank you very much. Wonderful. Much better. Thank you so much. Some boys also girls here. N'abakobwa bakora siporo barakaze cyane aho is going to express herself. Thank you. My name is Neza Defina. I'm in primary 5. My school is called Imani Parent School. I'm going to show you a sport video. Yes, yes. Buriya nawe akaze cyane arirambura ko mu muhanda amaso. Murebe mwite wana hari undi none ugiye gukora ibitangaza rwose buretse murebe. Hari undi muhungu uri hano uri hafi agiye kuza bibwire. Yaza boy. Get ready, Joel. First express. Yes. My name is Andre Joel. I am in primary 5 here in Imani Parent School. I'm going to show you some sports I know. Good. Thank you. Yes, yes. Help him for microphone. Yes. Get the level. We take it to Mureba. Ibyo yitakuma dore ahantu aguye muri metero 5. Wow! Bravo! Thank you very much. Abonye rwose ni abakomando b'ejo. Rwose. Abafite amaso muri kubona ko umwaka wa gatandatu bambaye neza nabo bariteguye mu kanya muraza kubabona. Agora inema Stella. Ranking 93.6 and is the first one. Agora vai wa mbere umwaka wa mbere afite 93.6 niwe wa mbere mu wa mbere. Rero muri kuza. The second
second one in P2A, Irwa, perfect. Perfect, Irwa, where are you? We are in P1B. That's the mistake. Problem, sorry. The third is Irakola Nelson Godwin. Irakola Nelson niwe wa gatatu mwaka wa mbere. Irakola Nelson Godwin. Yes. Having a 9.4. Yes. Banguca niyo ngoma muyegeze hina. This one is teacher Alice, the teacher of Chinyarwanda. The other one is our DOS, teacher of English. That one man of the berries, teacher Emmanuel. The teacher of mathematics. Teacher Benoste, teacher of French. Teacher Tanas is not here, the teacher of science. But I thank these teachers in front of you for the great work that they have been doing from the beginning up to the end. Then those two last ladies, Teacher Florence and Teacher Janet. Those are the teachers of top class. And others will find them in class. We thank these teachers for the great work that they have done. Since they are graduating today, because they have completed the studies at Imani. But they still have PLE on Monday, Tuesday and Wednesday. That's why even tomorrow on Saturday we still need those children here. Even on Sunday.
rwose dukore neza bazabashe gutsinda byose ibyo bize ndetse uzabahishurire n'ibyo baba bari bagiye babihishukirwe kandi babashe gutsinda kandi bakore neza kandi bazaba umugisha bazaheshe n'igihugu umugisha bazaheshe n'ababyeyi babo umugisha ubane nabo muri byose mu izina rya Yesu Kristo wacu. Mwana twagiye utangiye twibwira tubwiye n'umwaka urangijemo n'uburyo watsinze ibizamini. Murakoze, nitwa Itabaza Alice, nkaba niga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza kuri Imani Parent School. Rero ntago ndasoza ibizamini bya leta, nkaba nzabikora ku wa mbere ku itariki 18 z'ukwa karindwi, nkaba mbyiteguye neza. Amasomo yandi wayatsinze gute muri no misi wawe nk'uwa kangahe? Ntago nari nakaba kujya gufata amanota yanjye kuko nari nasigaye hano, ariko ndizera narabitsinze. Hanyuma rero urangije amashuri abanza, niki cyagushimishije muri ubuzima bwawe umaze imyaka 6 wiga muri primaire? Nashimishijwe nuko abarezi bacu bakundaga kudufasha kugira ngo natwe tuzagera aho tugera kandi tuzaba abana bakomeye. Uro witeguye kujya amashuri yisumbuye, ni irihe banga cyangwa imbaraga ujyanyeyo? Njyanyeyo imbaraga zo kuzajya niga kurusha uko nigaga ubu ngubu, nkazajya nsinda ku rwego rwo hejuru. Uri uziga ukomeza kaminuza, niki wumva wazakora mu buzima bwawe numara kwiga amasomo yose yarangije? Numva naba umuganga. Kubera iki? Kubera ko mbikunda. Hanyuma rero n'ubuhe butumwa rero waha ababyeyi bawe bashimira ko bakureze neza kurangije amashuri yabanza kujya mu yisumbuye? Nabashimira ko bakomeza kunyitaho bakishyura minervari, bakampa ibisabwa byose ku buryo nta munsi n'umwe njya nsiba ku ishuri bitewe n'impamvu za minervari. Rero kari muvu watura mama na papa kugira ngo nyine ubereke ko wishimiye? Yego. Ndishimye mu mutima wanjye, ndishimye nshimishijwe nuko yasankunda, ibyo birampagije. Urakoze? Urakoze na. Tangiye mutwibwira? Nakoze, nitwa Celestine Tumwesige, nkaba mpagarariye ababyeyi kuri iri shuri rya Imani Parent School. Niho turerera kandi twishimira uburere n'uburezi baha abana bacu. Musoje umwaka rero w'amashuri, abana bagise ni izihe mbaraga mwakoresheje kugira ngo abana bashe gutsinda amasomo uko bikwiriye? Murabizi uyu mwaka wabaye ishiraniro, ni umwaka waranzwe n'ibibazo byaba mu buryo bw'ubukungu mu miryango henshi, ariko binyuze mu mikoranire myiza n'ubuyobozi bwite bw'ishuri twagiye dufasha ababyeyi kwishyura mu buryo bashoboye kugira ngo abana babo badatakaza amasomo. Birumvikana byadutwaye imbaraga kuko ahangaha ishuri riherereye kuhagenda biragoye, ariko nk'umubyeyi uzi icyo akora, umubyeyi uzi icyo agamije, ntabwo ibyo byatuma atageza umwana we ku ishuri. Twakurikiranye abana rero tukavugana n'abarimu ko bafasha abana bacu mu myigire yabo ya buri munsi, kandi mu by'ukuri turashima ukuntu byagenze. Hari abana benshi byagaragaye ko bazamuye ubumenyi mu bijyanye no gusoma, mu bijyanye no kwandika, baravuga icyongereza neza, baravuga igifaransa neza, ariko nubwo twifuza yuko bikomeza kurushaho, urugero bigezeho turabishima, kandi twizeye tudashidikanya ko hamwe n'imikoranire myiza dusanzwe dufitanye n'ubuyobozi bwite bw'ishuri bizakomeza bikagenda neza. Mutubwe noneho mugira ubutumwa mutanga ku babyeyi bahareresheza, nabifuza ko hareresheza kugira nyine baza ari benshi n'umwaka utaha ugiye gutangira. Muri uyu mwaka tugiye gutangira, turifuza yuko umubare w'abana ndetse n'ababyeyi barerera kuri iri shuri wiyongera. Mu byo twifuza rero gutangariza ababyeyi, turatangariza ababyeyi yuko Imani
nk'uko izina ryayo ribivuga ni Imani Parent School, ni ishuri ry'ababyeyi. Kugira ngo ribeho nuko ababyeyi barikunda ndetse bakarirereramo abana babo. Turifuza rero ko umubare uzamuka, kandi kugira ngo uzamuke nta kundi nuko twebwe aka kanya mfashe ntangariza ababyeyi ko uburere n'uburezi butangirwa hano ari uburezi ndetse n'uburere bukenewe mu gihe nk'iki ngiki muri iyi myaka tugezemo. Turabahamagarira rero kuzana abana babo kuri Imani bagahabwa uburere, yaba mu masomo asanzwe, yaba mu buryo bw'iyobokamana, kugira ngo tuzamure ndetse value cyangwa se tuzamure indangagaciro mu bana bacu. Hanyuma kandi kugira ngo umwaka tugiye gutangira uzagende neza, n'abasanzwe baharerera ndabagira inama yo kuba hafi y'abana babo ndetse no kuvugana umunsi ku wundi n'ababyeyi n'abarezi babarera ku ishuri, ndetse no gusura ishuri kenshi gashoboka kugira ngo dukurikirane uko abana bacu bagenda batera imbere mu myigire yabo. Hanyuma kandi umubyeyi wese amenye ko kugira ngo umwana yige afite icyo agomba gukora. Hari ibireba abayobozi b'ishuri, hari ibireba abarimu nko kwigisha, ariko natwe hari ibyo tugomba gukora, gutegura abana, kubaha ibyo bakeneye, ndetse no gukurikirana ko iby'ishuri ribaha babikoresha, cyangwa se n'imikorongiro n'imikoro yo mu rugo ishuri ribaha babikora neza. So ndakangurira ababyeyi kugira ngo uburezi n'uburere bw'abana babo babugire ubwabo. Murakoze. Murakoze namwe. Yego, murakoze cyane. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Marina Mutete wabo, nkaba ndi umwarimu hano muri Imani Parent School. Wamaze iki ngari kiwigisha hano? Mwaka n'igice. Hanyuma rero uyu mwaka murawushoje, nk'ibanga ari mwakoresha kugira ngo abana babashe kwitwara neza kandi basoza amasomo bishimye. Kwitwara neza se ni ukwiga cyane, gukora cyane, nyine dushyizeho umwete, nibyo bituma abana bacu babasha gutsinda cyane. Hanyuma rero ibanga mukoresha ni nk'irihe? Ibanga ni ukwiga cyane, dushyizeho umutima, dushyizeho umwete. Hanyuma rero ni yenda ubutumwa abarimu bagenzi bawe kugira ngo n'ubu utabazafite ibakwe n'ishyaka nk'iryo bigishanyije mu mwaka ni nk'ubuhe? Ni ugushishikariza abana gukora cyane, homework, bagasoma ibitabo cyane, bagakora research mu bitabo, ahantu hose bagasacinga, nibyo bituma abana babasha gutsinda. Murakoze. Namwe murakoze. Tangi namwe mutanyi mutwibira mutubwira n'inshingano mwamufite kuri kino kigo. Nitwa Nwanida Eriki, kabandi umuyobozi ushinzwe amasomo mu kigo cya Imani Parent School. Ni ikigo cyatangiye 2015, tukaba twari dufite speech day uyu munsi, graduation ya 4 ku nshuro ya 4. Yagenze neza, kandi nk'ikigo kuntu tutegura ibintu byacu tugerageza guha abana ubumenyi bwiza, dushobora kucyita quality education. Hanyuma mwatubwira abana barangije mu mwaka wa 6 n'abarangije n'abandi barangije mu cyiciro cy'abana b'inshuke. Abana barangize mu cyiciro cy'inshuke, twari dufite abana 62. Mu mwaka wa 6 dufite abana 39. Nibo bagiye gukora ikizamini cya leta, ntabwo barangiza uyu munsi bakoze graduation, ariko ikizamini bazakikora ku wa mbere ku itariki 18, 19 na 20. Hanyuma rero mwiteguye mute gutsinda kugira ngo abo bana bose bazabashe kugera ku manota y'urwego rwo hejuru? Ukuntu turiteguye rwose bihambaye. Abana turabafasha ku munsi ku wundi. Tangira umwaka tubafasha mu kubaha ibitugomba kubaha mu ishuri, dukurikiza curriculum, twongera twabafasha umunsi wo kuwa 6 hari amasomo tubaha,
twirwa nabo tubafasha nk'abantu bagera mu wa gatandatu, tukabaha ibintu tugomba kubaha, tukabategura, tukabakoresha za reviziyo, tukabaha ibibazo bitandukanye biva mu papers bakoze imyaka yarangiye y'inyuma. Turiteguye rwose kandi dufite icyizere kugira ngo bazakora neza, kubera ntabwo ari umwaka wa mbere bagiye gukora ikizamini cya leta, ni umwaka wa 4. Basanzwe babikora kandi dusanzwe tubikora neza, tubona amanota neza. Dufite intego kugira ngo abana bacu bose bagaragare mu cyiciro cya mbere, kandi turabize ngo Imana izabidufashamo, icya mbere kizaboneka. Ngaho none mugira ubutumwa rero muha abarezi, abarimu mushinzwe kugira ngo barusheho kugira imbaraga zo kwigisha abana bajye batsinda bose? Ubutumwa naha ababyeyi no kubashishikariza abarimu no kubashishikariza kugira ngo ahantu hacyari indege nkeya, ahantu bitari kugenda neza, kugira ngo bashiremo imbaraga, bakurikire abanyeshuri ku munsi kugira ngo tugire ahantu dushaka kugera, tugereho neza ku ntego yacu nk'ikigo cya Imani Parent School. Murakoze. Nawe murakoze. Bagira ngo mutajye mutwibwira munatubwira n'ishusho y'iki kigo muri rusange. Nitwa Misingo Karare Emmanuel, nkaba ari njye watangije iki kigo cya Imani Parent School mu bihumbi 2015. Nagitangije ari uko mbonye ko hano hari abana benshi badafite aho bigira, bakeneye amashuri. Itangiza nabivuganyeho n'inzego z'ubuyobozi ariko barangije umwaka w'incuke, nanone tubona nta kigo kindi kiri hafi cyabakira, biba ngombwa ko dutangira n'umwaka w'amashuri abanza. Bityo rero ikigo gikomeza kuzamuka, abana bariyongera imibare yabo. Ni ikigo rero kigira inyigisho zishingiye ku myemerere ya Gikristo, kuko niyo myemerere yacu, niyo mpamvu ubona dufite chapelle aho basengera. Buriya ni nayo mpamvu mwabonye ugihagararira hano mu by'ukuri ni umupasitori, hanyuma ushinzwe amasomo akaba ari we twashatse ubifitemo ubuhanga, tumukora mu gihugu cy'Ubugande. Ni nawe uyobora abarimu, head teacher, ariko n'ushinzwe amasomo, gutegura amasomo, yakurikirana uko atangwa buri munsi, nawe tumukora mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande, kubera ko gahunda twari dufite yo kwigisha mu Cyongereza icyo gihe. Aho twageze rero hagati dusanga ko n'ururimi rw'Igifaransa ari ngombwa, byadusabye kongera gushaka abarimu. Niyo mpamvu babonye nk'abashinzwe discipline, abashinzwe amasomo muri kiriya cyiciro cyo lower primary, ari bakoresha Igifaransa. Dusanga ari ngombwa ko bajya biga Igifaransa, kuko ni ururimi rufasha kandi ni ururimi igihugu cyacu gikoresha. Bakabategura mu Gifaransa, ariko bagera muri upper classes, wa 4, wa 5, wa 6, bakibanda ku Cyongereza, kubera ko ari naho ibibazo basubiza biza mu Cyongereza byose. Umureba ko muri imyaka ishize ikigo mugishinzwe, umusaruro mwamaze kubona mwishimira n'inkomeze gute muri rusange? Ni mwiza ugereranije nuko twatangiye mu by'ukuri ari nkaho
ari umushinga duhaye ababyeyi barerera hano ko bari bo bagiramo uruhare cyane, kandi na n'ubu turabikomeje kuko twatangiranye n'abo babyeyi. Ubu rero bamaze gukora ikizamini kirangiza uwa gatandatu cya leta inshuro 3, ubu bagiye kugikora ku nshuro ya 4, kandi muri izo nshuro 3 zose abo bana igihe kimwe baje muri diviziyo ya mbere bose. Nk'icyo ubushize kubera ko bari bavuye muri corona nibwo twagize abaza muri diviziyo ya 2, nabo atari benshi, ariko ugereranyije rwose baratsinze cyane nabwo, kandi n'ubu akaba aricyo cyizere dufite. Ikindi ni uko hano hatuwe n'abana bava mu miryango itishoboye bakennye. Ugiye kureba nk'abo barangije uwa gatandatu, hari abo twagombye kujya kuvugana n'inzego z'ubuyobozi ku murenge kugira ngo badufashe barebe uko batera inkunga bagiye mu mashuri yisumbuye. Ni abantu abenshi usanga ba nyakabyizi bakora hano mu nganda, abandi ni abamama gusa badafite ba se wabo bana hafi, bakubwira ko ingo mbese zagiye zigira ibibazo, bigatuma rero bigira umwihariko wa kano gace kuko gafitemo ikibazo cy'iyo miryango iteye gutyo. Uruhare rwa leta ubundi ku mashuri yigenga usanga atari runini, uretse ko gahunda z'amasomo ni leta izitegura, kandi muri iki gihe batugezaho izo gahunda kubera ko baduha urubuga rw'aho bategurira ayo masomo. Ubwo rero uruhare rwa leta ni urwo. Urundi ni uko iyo ubonye bakoze umuhanda, leta ikoze umuhanda, leta izanye amazi akahagera. Nk'ubu dufite amazi mu kigo, gahunda yo gukora imihanda wabonye ko irimbanije, nirwo ruhare rukomeye rwa leta buriya tuba dukoreramo. Ikindi umutekano, iyo wubatse inyubako ugashyiramo za kompiyuta, ugashyiramo ibintu byose bigacungirwa umutekano, buriya ni ikintu gikomeye cyane leta iba yakoze. Turayishimira rero uruhare rwayo mu by'ukuri. Ibindi bya administration y'ikigo biba ari nibyo baturekera no gushaka uko mu by'ukuri kiri bugende kizamuka. N'uruhare n'ibyo dukorana n'ababyeyi baharerera. Haba hariho imishyikirano ihari hagati y'ubuyobozi kugira ngo uyu muhanda uzane iwanyu bakore ko ubona ugiteye imbogamizi yenda ku bana nk'igihe imvura yaba yaguye. Ni ikibazo gikomeye cyane cy'umuhanda mu by'ukuri n'inzitizi. Nk'ubu twari dufite bisi zatwaraga abanyeshuri ariko zananiwe gukora. Twari dufite abanyeshuri baturuka mu bice bya yewe kugera na za Kimironko, ariko ubu ntago bakiza kubera umuhanda mubi, uyu muhanda umanuka hano. Twavuganye rero na gitifu ku kagari ndetse no ku murenge, batwizeza ko uriho haruguru numara gukorwa ariya mazi abaye kanalize aribwo badushakira VUP ikaza kudutera inkunga mu gukora uyu muhanda umanuka ujya hepfo, kuko ukoreshwa n'abantu benshi, abantu batuye hano hepfo. Ibikorwa biri hano hepfo bya Minagiri ni ibintu bikenera umuhanda. Umuyobozi mukuru ugira yenda ubutumwa aho ababyeyi bareresheza kuri kino kigo n'abarimu na leta muri rusange. Leta ndayishimira ibyo imaze kudukorera. Batugejejeho amazi, batugejejeho amashanyarazi, baduha gahunda tugenderaho mu kwigisha, kandi
turifuza ko mu by'ukuri badufasha gukora uyu muhanda ukomeza uca imbere y'ikigo. Abarezi rero ni ugushyiramo umwete nk'uko wumvise perezida w'inama y'ababyeyi avuga, nibyo twaganiriyeho dusanga hari aho hakwiye kongerwa imbaraga, cyane cyane muko abana bagenda biga muri izi ndimi zombi, Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda, ugasanga ni ibintu biremereye. Ababyeyi rero ni ukubasaba kugira ngo mu by'ukuri bamenye ko bafite uruhare rukomeye mu burezi n'uburere bw'abana babo. Iyo uvuze uti umwana yagiye ku ishuri ukabirekera abarimu, uruhare rw'umubyeyi rukaburamo, haba hari icyuho kinini gisigayemo, kubera ko ariya mikoro iza mu rugo, umwana azana mu rugo, bikeneye ko umubyeyi areba nibura ko iyo mikoro yakozwe. Iba ari ibisaba ko umwana abona ifunguro rya saa sita ku ishuri, ntaribone, uwo mwana umenya ko nyuma y'amasaha saa sita imyigire ye itari bube myiza. Iba ari kumufurira, kumutegura neza, umubyeyi atabigizemo rwa ruhare, cyangwa umwana ngo agire n'igihe cyo kuruhuka gihagije, ugasanga hari ababakenera kubajyana mu turimo dutandukanye, kuko hano haracyari icyaro, ugasanga amujyanye mu turimo dutandukanye, cyangwa se akanaba atanamwitayeho, akarangarira mu kureba televiziyo cyangwa ibindi. Ya masaha yo kuruhuka, yo kuryama, akaryama atinze, usanga umwana mu by'ukuri akeneye gukurikiranwa no kuyoborwa mu byo akora, cyane cyane kuba bakiri bato. Umubyeyi rero niwe ugiramo urwo ruhare. Aho rero usanga umubyeyi adataha mu rugo, cyangwa agataha iteka umwana yaryamye akamara igihe atanamubona, burya ni ibintu bikomeye cyane. Batuye urugero rw'umwana wigeze kubwira umubyeyi we atari ko ntajya nkubona, uratuma nagiye gukorera amafaranga, ukorera angahe se ku munsi? Uramubwira ati nibura njya nzara nk'ibihumbi 5. Umwana yaje gushakisha nyirasenge, amusaba amafaranga, ndetse icyati yampe arayamuha. Abonye 5 ajya kwishyura umubyeyi we umunsi, ngo uwo munsi awumuhe ye kugenda ku kazi, noneho amubone nawe birirana. Ni ibintu rero bikwereka ko baratubura abana bacu, kandi baradukeneye, kuko ni igihe dukwiye kuba turi kumwe nabo no kubafasha. Murakoze cyane.